Itorwa rya Aburahamu mbabwira yavukiye muri Uri y'Abakarudaya, harindiriye ibigirwamana. Aburahamu umuhungu wa Tera yacuruzaga ibyo bigirwamana. Yitegereza uko babisenga, maze atekereza byinshi, yibaza ukuntu basenga ibiti. Avuga amagambo akomeye, ataho gusenga ibigirwamana bikoze mu biti, nasenga umuriro wabitwika. Abantu batangira gusenga umuriro. Aburahamu ati reka da, aho gusenga umuriro nasenga amazi yawuzimya. Abantu basenga amazi yo mu isoko. Aburahamu ati aho gusenga ayo mu isoko nasenga y'imvura aturuka mu kirere. Abantu barumviraga icyo gihe icyo ababwiye cyose, batangira kurarama basenga amazi amanuka ava mu kirere. Aburahamu noneho abuze icyo yarenzaho, Imana iramwitegereza, ibona ko afite ahantu arimo yerekeza abantu, maze iramutoranya, imutegeka kuva mu gihugu cyabo, agasiga umuryango we akajya mu gihugu Imana izamwereka. Imana itoranya Aburahamu yabanje kumuha amasezerano yo gutoranywa kwe. Mbese wowe mugenzi wanjye, inshuti nkunda, wawe ufitanye na Yesu amasezerano? Mbese Yesu yaba yari yagutoranya? Uwatoranijwe na Yesu amwereka ububi bw'ibyo yakoze, akagira agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nk'uko biboneka mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 10. Aburahamu yari yayobewe icyo gukora, nibwo Imana yamwigishije uburyo bwo gutamba ibitambo kugira ngo abashe kubabarirwa n'Imana. Umuntu yashakaga igitambo kivushijwe amaraso, ari ukugira ngo byerekane amaraso ya Yesu wagombaga kuzadupfira. Umunyabyaha araburirwa, akanga kumvira Imana, azibuka kwihana bitagishobotse, Satani azagukina ku mubyimba. Ya Mana igira urukundo yongeye gutoranya Mose, imubwira izina ryayo, ati ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, imuha umurimo mwiza wo kuba umuyoboro w'ubwoko bwa Isiraheli. Mose atangira azana impamvu nk'izo nawe uzana uyu munsi wibuza gusanga Imana. Mose ati ndi muntu ki wo guhagarara imbere ya Farawo? Imana iti humura, nzabana nawe. Imana kubw'urukundo rwayo yasabye Farawo kurekura Abisiraheli, aranganangira umutima, ariko Imana iratitiriza, niko ititiriza buri wese ngo akunda ayishyikiriza umutima we. Iyemeye kudupfira nta kitadukorera ngo tubashe kurokoka iyi si. Imana yitegereje Farawo, ibona umutima wunangiye, ishaka uburyo bwo gukoresha, iteza ibyago igihugu cya Egiputa, ariko aranga arinangira. Imana igira urukundo yakunze mwene muntu cyane, iyo yagutoranije uba igiciro mu maso yayo. Ibyago byatangiye mu Egiputa, amazi ahinduka amaraso. Icyago cya kabiri kiraza, igihugu cyose gihinduka ibikeri, ariko Farawo yanga kurekura ubwoko bw'Imana. Uramenye ntuseke Farawo, kuko rwose aturuta cyane. Inda ziratera, ibibugu biratera igihugu cyose. Ikintu cyaje kumuvana kwizima ni icyago cyo kubura ikintu cyose cy'imfura, kuko n'umwana we yabigendeyemo. Kugira ngo usobanukirwe n'akaga, soma kuva igice cya 7 usome icya 8 ugeze 11, maze wishirira amatsiko. Mugenzi wanjye, reka ngusabe wirinde kwiziba amatwi, wumvire imiburo y'Imana ihora igutumaho buri munsi, ukinangira ngo nahejo, nyamara ibyejo bibara bejo, ngo uyu munsi wo gukirizwamo. Yarinangiye Farawo cyane, ariko nta mahoro yabonye. Nawe ukurushaho kwinangira, Yehinomu iragutegereje, nuba amaso uzarusimbuka. Muvandimwe nshuti nkunda, akibonye rirashe, kiyibagiwe rizoye. Ikibabaje ni iki? Nuko kisobanukiwe rirenze, kandi amazi yarenze inkombe. Ngaho tebuka uhunge, usange Yesu ateze ibiganza, bikomeza kumubabaza, kandi Yesu ari umutabazi. Dore ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, ngo niwumva ijwi rye ugakingura, azinjira aguha ubugingo buhoraho. Banguka tebuka, witinda, Yesu araje udasigara, kuko hanze nta cyiza kiriyo. Mwene data, ngaho ngwino winjire mu muryango w'ubwoko bwatoranijwe. Ndasoza nkugira inama yo guhunga bigishoboka, kuko hari igihe bitazakunda. Ngaho duhungire muri Yesu, kuko niwe wadupfiriye ku musaraba kandi yiteguye kutubabarira.